ndaje kundodeshereza uru rukweto kandi warudode neza ruze rwabaye rushasha. Ariko wibagiye ko ngiye kurudodesha cyangwa uketse ko ngiye kujya kuruteza irangi ruraba rushyashya gute? Genda yewe kabashireho ikiremo kimweto nshasha ku buryo ruraza nago rukeye rumeze neza. Wabikimara ubwo urukweto rushyashya baruca gute ku buryo rwabyara ikiremo cyo kushyiraho hano? Akubwo abakorodoniye babura ukuntu barabitekinika. Okay, ngiye kugenda niyeranje ndebe ukuntu bigenze. Nyaruka. Hako nawe nsange woze mu mutwe. Ariko wewe uko noze mu mutwe ubwenge bwanje bugabanyuka gasha. Chaho ubundi ukundesha uko nguko ninde wandeba mu mutwe. Cenze wende nkawe w'igice niwo bagenda barareba mu mutwe. Ninde wareba niba nta karabye ca nta karabye. Nje se kurinjije bandeba mu mutwe gute n'uyu musatsi? Urabona utahatwikiriye? Ubu nawe umusatsi ureba utwikiriye ninde wandeba mu mutwe? Masatsi. No mpamvu azameramo n'ibishimbo nitumenye uko byagenza ahubwo. Jya gukaraba mu mutwe. Je ntabyo koga ndimo. Ndashaka urundodero ukarugira rushyashya mukanya arajya gutera ivi. Hari kumende wagize ngo ugeze mu ruganda. Gute? Wese nk'ubu ndazigira nshasha. Kuri kubona mfite indodo mfite impu. Akuse muze. Nago wambwiye ngo uri umukorodoni wa mbere ku isi. Nyine ndagerageza. Hanga ruhindure rwose rube rushyi. Tubona imwendende agiye guterera ivira wamwemeye. Wowe ntago bizi. Ubu nsaba ari mu rukundo n'umukobwa wa nta mabyariro. Ni wari buterera ivi. Ahubwo rugire vuba. Hako mwagiye murishima aho mushikiye mwabana. Ubari kubona uriya mukobwa wa nta mabyariro yamushitura. Chokoze ntimumuzi na nta mabyariro. Kubera iki se ko numva urucana? Umva azabarya muzikanga muri no munda ye. Reka nkubwire nta mabyariro aramutse dukinishije akamutwima twa muri gasura. Ikindi rwose buriya nanjye yanyemereye mu umwe. Yererererere nabo yakwemereye mu umwe. Ura mugabo ndamuzi. Nuruduku rubi. Iki uza abantu yirirwaga ari kurya amafaranga gabo abemerera abakobwa be. Yewe Masai wabura urucantege rwose. Ndareba cyokoze nta mahirwe nguhaye rwose. None se ubwo duhaye amahirwe angana ate kwijana? Kuri mpamo ya Mungu bahaye igice kwijana. Nta mabyarira abana be. Mabyarira ariko muramuzi. Habikubwiye ko wacanganyukiwe. Igice kwijana nta mabyariro ntago yankinisha. Reka ngende. Yewe ntabwo bamuzi ariko. Mami yaratize none umusenye y'umuryango. Yewe n'amabyariro. Umuntu akagwereza ibintu nguje kumukoreshereza ukaja kwijyamirayo. Akusa ubu ngubu yuburetse ubundi uri kwihutishwa niki? Nkubu wambwira ngo urukweto barudodeshaga amasanga. Gusa numvise ishyamba atari rye. Ariko shabura ntego ibintu bigapfa wakumva wishimye. Cyane
rwose ugenda wanitse amahahara. Oya da. Ni ibinure byinshi cyane. Nahari ukwanika amahara. Burambaga nagize ibintu by'ubushuhi. Ni nkaho mbaga nambaye nirinze n'ibintu by'ubushuhi. Byose mbese nkaba nkaho byirinze. Byose nkabijanira, mbese ni nko kubijanirana. Byose mpamvu bakwita dogiteri. Ahubwo kwico ngiye. Yewe hari umuntu mpamagaye ndimo kwihuta. Oya wikwihuta. Ahubwo ubwo umunsi nshaka kugira ngo nanje nterere ifu wa mukobwa wawe. Sabi mu byo twavuganye ibintu byo gutera umukobwa wanjye amavi twigeze tubivugana ku buryo wambwa ngo urushaka kunterera umukobwa amavi. Hasoni. Oya. Nahari ibyo ngibyo byo kumutera ivi. Kuri muterera nyine ushaka kunyicira umwana wanjye akiriho akihumeka mutara nabantu utarajya gutunga bike. Oya. Ubaye nk'ubicuritse. Umva mu masezerano twagiranye rero nkubwiza ukuri. Sabi ntabwo ibyo gutera umwana wanjye amavi birimo. Byose none ahangaha rero ndanapinduye gukurinda n'inzira ku murimo. Ariko ubwo none ubwo waba ubihinduye n'inzoga zanje umaze kunywa. Ibyo rukumva bishoboka. Ngo inzoga umaze kunywa. Bese niyo mpamvu ushaka kunterera umwana amavi ngo kugira ngo inzoga za nimba ari inzoga zawe ubu tuvugana ntago ndazi nyarasha ntago ndazi nyara ngo zishire ngiye kuziruka none ahangaha kugira ngo usubirane ibyo ahubwo reka nihage nkwereka. Oya ari kumva nkubwira ariko none se ubundi nubwo wanaziruka zagaruka zigize gute zagaruka ari inzoga zaba ari iki zaba ari ibirutse none aho inzoga yanyuze imanuka ijya mu nda ntabwo ariho yaba yongeye igaruka yongera yisukanuza imbere yawe. Hasoni rero njewe ibintu waba utangiye kubihindura ku buryo tutumvikanyeho. Nanjye ndakubwiye ngo kugira ngo uzanyicishirize umwana wanjye amavi. Mbese bishatse kuvuga ngo wamutera ivi ndabyanze noneho. Oya ariko reka nkubwire noneho umva sibyo nawe uri umuntu mukuru uzi ibintu bibaga biri kuva niyo bibaga biri kuje sibyo weho agacira ibintu nakoze reba mvuye kudodesha urukweto kwanje ndavuga reka ndushire ku murongo nizi gahunda z'umukobwa wawe nazo nzoroganize nabyo mbishire ku murongo ubundi nje yomeze neza ubu ibi byose waba bitesheje agaciro ukabishira hasi mbabara mbwiza ukuri wose ubu nta kintu nkoze ukoze ikinyagukorwa mu ndani nyabutongo wowe ukore bishatse kuvuga ngo ugiye gufata umukobwa wanjye umutere ivi nurangiza umushyiremwo n'urwo rukweto niyo mpamvu uvuye kurudodesha shareka nigendera ahubwo ntakusubira kongera kubyumva mu matwi yanjye kuko nge nawe twasereye. Umva nkubwire kumvirije ivi navugaga ni garama vi n'abandi bateraga babaga bagize bakagira ariko mana yaje uzi umusaza w'ibintu byose tuzaja turabivuga nahita bihindura. ariko gasaba bavuna muheto basigaye barahinduye urutoki. Ujya rwose nsigaye nigerera rwose nkagera ku rwina nka rwizana urwabo ryoye. Ariko nta mabyariro ntawe waciye igera. Nta mabyariro mushakira iki? Uza dusengere. Ko nawe rwose urengwa ku nta mabyariro se afite urubanza ruhe ku buryo yagusengerera. Ariko uzi kudafite amakuru mwa. Kagera inkuru. Ntabwo uzi ko wa muhungu witwa Nsabi. Sabi ndamuzi. Nejo bundi ngo aherutse kuja gutera amavi b'abakobwa be. Ariko neza nta mabyara anzaraniranye neza pe. Uzi ko abakobwa nta muntu atabakingiye rwose. Yirirwa atanga buri wese mu abakobwa. Uriya mugabo nyamara mbona azapfa igihe kitageze. Katavuze umwe ariko nanje narabivuze. Ntabwo uriya mugabo bizamuhira. Gukosha umukobwa nka kangahe. Nyiriwe. Muraho muteka. Abakuru. Komera mutwari. Hakuri muranyisuhurishwa neza. Uzi ko ibyo mbiyobewe? Ejo bundi abari ntibagiye mu muganda hano ukirwa ufunguye ukora nta n'ikibazo ufite. Usanze turi no guso. Cyakora mwe bose byarancitse. Ntago nzongera rwose. Ntago bizasubira rwose mapanga. Ntago bizasubira. Niko. Ese ubundi ko nsanze murimo kuganira ku
nta mabyariro muvuga yakoze iki umva kandi kasi mbonaga ari weho muvugaga rumwera bavuga rumwe byaheye buriya kwasanga nta mabyariro nawe yarimo mu yemereye umugeni wasanga aramwemereye umukobwa jurabarekasha rego dusangira ahubwo dore n'icyo gitunyanyura hano nagira ngo mbatumire muzaze mu kwe bwanyu mushake n'intwererano nyine mutwerere umuyobozi ubwo so ufite icyizere ko nta mabyaro azagushingira bukwe buri hafi turi kubutegura buri hafi kuba muri iyi minsi rwose byararangiye turategereje yewe sha tegereza yahuye na heba mwana wa data ngende umuyobozi ngende umutekano yanyuma umukobwa atese yabahereye he hago byakunda ngenziranya n'abayobozi ziranya n'abapolisi nahita mufunga cyane rwose umva icyo ashatse gukangisha nta mabyari wehuriye umukangisha igifungo ariko ngenda akaze nziranye n'abayobozi bakomeye nziranye n'abapolisi use cya gisambo cyaki cyari cyaratuyogoje hano mu mudugudu si bimaze kugifungisha baragifunze muryame musinziye nta mabyarire ibyo ntibikora nubwo wavuga ngo ijuru riraridutse ntabwo urayakangwa ni bipfuye kubona nta kimukanga rwose mwebwe mushaka kunyicira ubukwe cyangwa nuko wakuntwerera umva mubyihorere nzabwikoshereza yembuza amafaranga se yewe nawe ari mu bashaka abageni nta mabyarire aramumutsa agiye adasutsemo ntibabaga bagashoroje ntaje ari kuntwerera ngo nakoze ku muganda ababaga bagashoroje mu marondo ye none wabaye ibinwa bisesa isupu amarira wakwisekera ibyo byinyo byawe hari naho wabyogeje cuka aba warabihinduye umweru burasekera hejuru umukobwa ko watsimbaraye ngo ushaka kumugumana ngo nawe ushaka kumutanga isekere sha areka nkubaza n'itungo rigufi ndimo gutanga ariko ubundi reka nkubaza ko akabi gasekwa nk'akeza umuntu urizwa n'ubusa ukicara ukabogoza ariko buriya ni amabyari buriya kuba twarumvikanye ibintu ukagera nyuma ukabihindura ubu wavuga ngo wari ugamije umukobwa wawe n'ubundi ko twari twamaze kubyumvikana iyo umuma nkamurongora wari urabiye ukagira ute sasa bireka nkubaza buryo umukobwa wanjye wamushakiraga kumurongora gusa nta kindi wari ukumva ndi kumushakira ikindi atari ibyo ngibyo mwizina ry'Imana njye nari nzi ko ushaka kumushingira iduka nk'ukuntu byibura akarajya arangura inzoga z'ubwoko bwose kandi azi nkunda kunywa akabuterekamo ngo nkazajya nza ntiriwe mbaza ngo nzanira iki n'iki kiniki kumbi ni ukumurongora ntasoni nsabe niko nyakurongore ngo ube wampyisi we ntasoni kurongora umukobwa wanjye njye nta mabyariro siko mundi mbaga ni kubona wamukomeyeho ubu wambwira ngo nyina w'umwana yagiye kumubyara ubundi wamuhaye uburyo wavuga ngo ni imari runaka ubitse uzanye n'ibya nyina kuki ntigeze nkubaza ibya nyoko kuki ushaka kuzana ibya nyoko umva rero nkubwire sabe sibyo wowe sha umva utantera umwako nje kwisomera kamwe utantera umwako n'undi nimba washaka kurongora umukobwa wanjye ubwire ibintu muhuje byibura wagerageza kujya gushakaho amahirwe yo kurongora uzajya gushaka mu binonko hari ikintu bita amajeri injerero urazizi
sura kureba injeri urazizi cyangwa intambara ari igihe wigize akaga cyangwa ukaba witanditse nk'akandare buretse umva none nanje nkubwiza ukuri n'ibintu byose mize mbihindura umukobwa wowe byanze bikunze nzamushaka kandi nzamurongora nzanamujana kireka numenye isura ye neza wayifashe mu bwonko bwawe warangiza ugafata urupapuro ukamushushanya neza uko ateye ukamushushanya warangiza ukagenda ukashyira cya gipapuro mu cyumba cyawe ukarongora aho ushaka kurongora kandi nibyo mubwira zana primus shaka ariko mane uretse ja Mami yaratize none umusenyeye umuryango yewe n'amabyariro yewe n'amabyariro yewe n'amabyariro mwana wawe